بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تراكمeza gusobanura igitabo al-40 al-Bukhariya dukomereza kuri hadithi tugezeho mu gitabo qala rahimahullah an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ballighu anni walau ayah rawahu al-Bukhari. Hii hadithi ni hadithi yaturetse kuri Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah mwishimire atubwira ati nwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze igira iti ballighu anni walau aya, intumwa y'Imana iti nimugeze ku bantu ubutumwa bwanjye nubwo byaba aya imwe hadithi yakiriwe na Bukhari. Hii hadithi ni hadithi ngufi ariko ifite inyigisho zikomeye cyane itwigisha gukora da'wa. Ni nayo mpamvu iri somo turimo ni fadlul ilmi wa da'wa, isomo ryigisha gushaka ubumenyi ku idini no kwigisha abantu kubahamagarira inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwigisha umma no kwigisha abantu ntibisaba ubumenyi burenze, ntibisaba ubumenyi bwinshi cyane, ahubwo nubwo wabuzi bike ubigeza ku bantu. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatanze urugero rwa aya imwe. Nubwo wabuzi aya imwe muri Qur'an, yigisha bagenzi bawe batayizi, yigeze ku bantu. Ballighu niyo mpamvu mu mazina ya da'wa, mu mazina y'ibwiriza butumwa harimo izina rihe at-tabligh, kugeza ku bantu ubutumwa bw'Imana. Ballighu anni, Rasul aravuga ati nimugeze ku bantu ibyo nababwiye, nimugeze ku bantu inyigisho zanjye. Inyigisho intumwa y'Imana yazaniye umma ni zihe? Ni Qur'ani na Sunna, mubyigisha abantu. Walau aya, nubwo byaba aya imwe ya Qur'an, yigisha bagenzi bawe. Gukora da'wa, gukora ibwiriza butumwa ntibisaba kubuza ibintu byinshi mu Islam, ntabwo ari cyo bisaba. Nubwo wabuzi aya imwe muri Qur'an, ukabuzi hadithi imwe muri Qur'an, muri Sunna, byaba bihagije yuko uyigeza ku batayizi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itangira akazi k'ibwiriza butumwa yatangiye iri kumwe n'abasahaba bake. Yagiye yohereza abasahaba bamwe na bamwe ikabohereza kujya kwigisha abandi bantu batarumva ubuislamu, nka Mus'ab ibn Umair awwalu safirin fil Islam, akaba ariwe ambasaderi wa mbere mu Islam twagize. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yamwohereje kujya kwigisha abantu be, ndetse abantu be binjira ubuislamu binyuze ku kaboko kande ka Mus'ab, harimo ba Usaid n'abandi bagiye batandukanye, ndetse n'abandi basahaba barimo ba Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada radiyallahu anhu, n'abandi basahaba bagiye batandukanye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yajyaga bohereza ati mujye kwigisha abantu. Wabaguze isura 5, isura 10, isura 3, akajya kuzigisha abatazizi. Niyo mpamvu nawe nk'umuislamu ufite inshingano yo kugeza ku bantu ubutumwa bwa Allah bijyanye n'ubumenyi bwawe. Ntabwo bisaba ko kugira ngo ukore da'wa ugomba kuminuza, ukagira kaminuza, ukagira lisanse mu idini. Ibyo ntaho byanditse. Gukora da'wa ni inshingano ya buri wese. الدعوة فريضة على كل واحد وعلى كل فرد. بوي وسه دعوة إلى مريبة بجاني على حدود أو بحدود ما يعلم، بجاني نيبجازي ومع من يعرف ndetse nuwazi. Icyuzi kigeze kuwuzi. Wagiye ku musigiti kumva inyigisho, uwatashigeze mu rugo igisha bose ze mu rugo bataje ku musigiti. Hadith urayizi undi ntayazi yimugezeho. Wagiye kuri social media wumva aya cyangwa wumva hadith, igeze ku nshuti yawe n'umuvandimwe wawe, igeze ku baturanyi bawe. Da'wa iratureba twese abayisilamu. Gukora da'wa niyo mpamvu nkuru yatumye iyi umma, uyu muryango w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uhinduka umuryango mwiza kuruta indi miryango yose yabayeho mbere yacu. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah muri aya atubwira ko turi umuryango mwiza watoranyijwe mu bandi basigaye bose. Kubera ihe mpamvu? Kubera gutegeka ibyiza, kubuza ibibi, ibi tukabikora kandi tunemera Allah subhanahu wa ta'ala. No mu yindi aya suratu Al Imran Allah ratubwira ati waltakum minkum umma, hagomba kuba muri mwe group, hagomba kuba muri mwe itsinda ry'abantu rikora iki? Rihamagarira abantu ibyiza, rikabuza n'abantu ibibi. Bityo mugaragu wa Allah intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadith iratubwira iti ballighu anni walau aya, mugeze ku bantu ubutumwa mbigisha, mugeze ku bantu ubutumwa bw'Imana n'ubutumwa bw'intumwa y'Imana nubwo byaba kubigisha aya imwe. Da'wa ni imwe mu mpamvu zituma Allah atamanura ibihano ku bantu aho batuye. Mwenyezi Mungu akomeza kurinda abantu ibihano
igihe muri bo hari ababwiriza ibyiza bakabuza ibibi. Ini hadithi ya karindwi mu gitabo turimo cya al-arba'una al-bukhariya, dusaba Allah yuko yadushyira kuba muri ba bandi bahamagarira abantu ibyiza bakababuza ibibi. Ikindi bagaragu ba Allah, hari itandukaniro hagati y'umuntu witwa as-salih. Salih ni umuntu utunganya, ukora ibyiza. Hakaba n'uwitwa muslih, utunganya abandi. Utunganye agakora ibyiza niwe bifitiye akamaro gusa, ariko ukora ibyiza akanabihamagarira abandi ntabwo ibyiza bimugarukiraho gusa, ahubwo ibyiza bigera no ku bandi. Ni nayo mpamvu muslih abona ibyiza byinshi kurenza salih, kubera ko salih benefits cyangwa se ibyiza bye bigarukira kuri we gusa, ariko muslih ibyiza bye biri mutaaddida, bigera no ku bandi basigaye muri umma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.